mbese kuko abahanuzi bose babaye abo guterwa amabuye ubu koko mu by'ukuri nemeze ngo abahanuzi bose bo mu Rwanda bahindutse abo guterwa amabuye nemeze ko nta muhanuzi n'umwe ukiriho wo kwizerwa nemeze ko nta muhanuzi n'umwe ukiriho kuvugana n'Imana nemeze ko nta muhanuzi n'umwe ugifite ubutumwa yahabwa n'Imana ngo mubwemere nagiye kubona mbona ngo message ya mbere nuka mfashe mbivuge neza kubera ko noneho ndabizi ko abasesenguzi bari bube benshi abantu ngo bajya basesengura ngo ibyo twavuze ngo ibisibyo ngo ibi nibyo uyu mugore murimo murareba kuri kamera muramwibuka uyu mugore mu mwaka washize numwe mu bagore bagaragaye ku mbuga nkoranyambaga atanga ubutumwa bw'Imana yari yamuhaye kandi avuga uburyo Imana igiye gufunga insengero mu mwibuka uyu mugore afite inkoni arimo aravuga akubita hasi inkoni muri icyo gihe abantu bari baramwise umusazi ariko ndakubwiza ukuri nubwo abantu bari baramwise umusazi inyamara ariko umwuka w'Imana yari ari muri we dore ko bitigeze bitinda gusohora numwe mu bagore bamaze guhanura ibintu byinshi kandi bavuga bashize amanga bavuga badatinya n'akantu na gatoyi ugereranije naho igihe kigeze ugereranije naho n'imyanzuro igihugu cyafatiye abantu bitwa ko ari abahanuzi cyangwa n'abandi bantu bavuga ngo Imana yababwiye byari bigoranye ko muri iki gihe wabona umuhanuzi wakongera kwanamiza akagaragara kuri kamera nk'uku nguku arimo aratambutsa ubutumwa Imana yamuhaye reka mbanze nkwereke ndabizi yuko byanga bikunda uri umwe mu bantu bashobora kuba batararwara indwara y'agasuzuguro ko gusuzugura Imana gusuzugura abakozi b'Imana no gupinga umwuka w'Imana banze unyumvire buno buhanuzi hanyuma nimara kubwumva ndagaruka tuganire nagiye kubona mbona ngo ndabyita imirwano n'iki reka nkoreshe imirwano mbona imirwano mu gihugu imbere hanyuma mbona n'ibintu bibaye nk'akavuyo mbona abapolisi bamwe batangiye guhagarara mu mihanda mbona ko ari ikibazo cy'umutekano mukeya bigiye guteza ikibazo twebwe hakaba habaho no kuba twahita duhunga mu buryo butunguranye hanyuma ngiye kumva numva Imana irambwiye ngo inkubi y'umuyaga niyo iyihagarika iyo ivuze ngo bituze nta kintu na kimwe kijya bihagarara kuburana ngo bigenze gute ngo bibaye gute Imana irambwira ngo ihagaritse imirwano yari ije itunguranye twebwe bikatugiraho ingaruka kandi iyo mirwano nyibona ntabwo nayibonaga iturutse hanze hoya hano iwacu imbere hanyuma ngira ngo ubutumwa bwose cyangwa se agace k'ubutumwa nashakaga kubagezaho ngira ngo murakumvisha reka mbabwire iki kintu mu bihe nuramuka usubiye inyuma mu biganiro nagiye nkunda kugeza ku bakunzi b'ubugingo TV1 hari ibintu nakunze kugarukaho kenshi cyane nakunze kugaruka ku kintu kivuga ngo ntabwo Imana ifitiye uburakari abanyarwanda kuruta imbabazi Imana ifitiye abanyarwanda nakunze kugaruka ku ijambo rivuga ngo abanyarwanda ni abanyabyaha nk'uko isi yose yuzuyemo ibyaha ariko nanone nkababwira ngo nubwo turi abanyabyaha ariko muri twebwe haracyarimo udusoko tukidudubiza haracyarimo udusoko tukidudubiza kandi utwo dusoko ntabwo turatobama nakunze kubabwira ngo ni ibintu byoroshye cyane kw'Imana yafata umunyafu ikanyafagura abanyarwanda nongere mbisubiremo Imana yabikora igafata umunyafu igakubita ku kibuno cy'umwana wayo witwa u Rwanda ariko ikitonderwa iki gihugu cy'u Rwanda nubwo hari byinshi byagiye bikivangira ariko iki gihugu cy'u Rwanda kiracyarimo abantu bakeya bakiniha iminiho kandi ku manywa na nijoro ari nayo mpamvu
uyu muhanuzikazi w'Imana muramwumvishe. Nuza kureba kuri iyi titire y'iki gitangazamakuru yanditseho, haranditse ngo musengere u Rwanda, ntabwo birenze umwaka wa 2025 Satani ashaka guhirika ubutegetsi, intambara. Murumva uko titire ivuga, musengere u Rwanda, ntibirenza umwaka wa 2025 Satani ashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Hanyuma titire yanditse ngo intambara. Ariko niba mukurikiranye neza, mukaba mukurikiranye uburyo ubu butumwa uyu mudamu abutambukije, aravuze ngo yagiye kubona abona igisa n'imvururu zari zihagurutse mu gihugu cy'u Rwanda, ariko izo mvururu zidatejwe n'abaturutse hanze y'igihugu, ngo ahubwo izo mvururu zitejwe n'abari imbere mu gihugu. Mu yandi magambo, ubwo ni ugusubiranamo ko mu buyobozi, mbivuze nka presiza ukurikije uko abivuze. Aravuze ngo ni ibintu nari mbonye, kandi mbonye habaho gukozanyaho gatoya, ariko ibyo bintu ntibyatinda, atariko ngiye kumva numva Imana irambwiye ngo ibyo bintu irabihagaritse. Mu yandi magambo, igihugu cy'u Rwanda gihawe ubutabazi, kibonye ubutabazi. Ubu nibwo buhanuzi, uku niko ubuhanuzi buvuga. Ntabwo yavuze ko hari abantu, impamvu mfashe umwanya wo kugira icyo mvuga kuri ubu buhanuzi bw'uyu mudamu. Hari agace yigeze kuvugamo, aravuga ngo hariho abantu b'abanarize, abantu banariza ubuhanuzi, bakavuga ngo uyu nguyu si umuhanuzi, uyu niwe, ibi yahanuye nibyo, ibi yahanuye sibyo. Aranavuga ati ukagira ngo nibo bantu baduhereza iby'Imana. Mu yandi magambo, nibo bantu bafata ku by'Imana hanyuma bakabiduhereza. Ibi ni ibintu byumvikana. Hanyuma ibi ngibi iyo dushingiye ku rugamba abakozi b'Imana barimo bararwana, tugashingira ku ntambara abahanuzi b'Imana barimo barahura nazo, bitewe n'uruvangavange rw'abiyita abahanuzi bagiye baduka hirya no hino, buzuye umwuka w'ubugome n'ububeshyi n'ubwesikoro, bigeretse n'ibintu by'ubugambanyi. Umuntu akakumva akareba akabona ibyo avuga ni ibintu by'ibifafarikano, ibyo yita ubuhanuzi ni ibintu by'ibipirate byaho ngaho utamenya ahantu abitoragura. Mbega ni umuntu wirirwa atoragura ibintu akabyita ubuhanuzi, agatoragura ibintu akabyita imvugo y'Imana, agatoragura ibintu akabyita ubutumwa, inyamara ariko mu by'ukuri abizi neza nawe ko arimo arapacapaca kugira ngo ahari yihurire n'akateye uyu munsi. Hari akateye kitwa abadiaspora. Abadiaspora iyo mbavugaho kenshi ntabwo mbavugaho nabi, hatazagira umuntu wumva mvuze kuri diaspora ngo yumve ko diaspora nyivugaho nabi. Oya, diaspora ifite uruhare runini cyane mu kubaka igihugu. Diaspora ifite uruhare runini cyane mu kubaka ubugingo bw'abantu bagiye batandukanye, kandi diaspora ifite uruhare runini cyane n'abantu Imana ikunda kunyuramo isohoza amasezerano y'ibyo yavuganye n'abantu bayo bayitegereje kandi yavuganye nabo. Respect diaspora. Ariko icyitonderwa, iyi diaspora yahindutse amarisho, ihinduka icyo nakita nk'irimbukiro, kandi mu by'ukuri yo ubwayo ntabwo ari irimbukiro, kuko nta mu diaspora muri we wahagurukijwe mu buryo bwo kurimbura abitwa ko ari abakozi b'Imana. Oya, ahubwo aba bantu bitwa ko bimitse inda imbere, bagahindura imana zabo inda, bafashe diaspora nk'ikigirwamana gituma bahimbahimba n'imitwe
n'ibinyoma by'uburyo butari bumwe, ibintu by'ububeshyi bw'uburyo bwose, kugira ngo bakunde byanga bikunda bibonere iki? Bibonere babe bakibonera indamu. Niyo mpamvu hari benshi baba diaspora bisanze babeshywe, bisanze baciwe amafaranga ngo ni ibitambo, bisanze bategetswe gukora ibintu by'umurengera, kandi none ababibategeka barababeshya. Ariko ugasanga umuhanuzikazi nk'uyu nguyu uza akivugira iby'Imana yamutumye yiturije, ntawe umureba n'irihumye, nta n'uwafata nimero ngo amuhamagara amwoherereze n'idolari n'ijana cyangwa amwoherereze na senkani. Mbega ugasanga arafatwa nk'umuntu waho ngaho utanakwiriye, inyamara ugasanga birirwa babeshya, besikoroka bateka imitwe bavuga ngo irimo irambwira ntabyo irimo irababwira. Abo bafashwe neza. Ingorane rero, aba bantu bafashwe neza kandi ari ibicupuri by'abahanuzi. Aba bantu bafashwe neza kandi ari ibicupuri by'abahanuzi b'ibinyoma, barahindukira bakagambanira bene aba bahanuzi. Iki kiganiro ibice byinshi mutumvise, kuko mu by'ukuri ntabwo ari kamera yanjye yagifashe, ibice byinshi mutumvishe. Uyu mudamu ndetse n'uwitwa Pamphile w'umunyamakuru mugenzi wacu bagarutse ku karengane abahanuzi cyangwa se abakozi b'Imana bavuga ijambo ry'ukuri, babwira abantu gukizwa. Muri iki gihe barimo barahura nako, barimo barakorerwa, uburyo barimo baratotezwa, uburyo barimo baraterwa ubwoba ngo bazabafungisha, ngo bazabashyirisha mu magereza, ngo bazabakoreshereza amadosiye, ngo babahaye za warning, ngo babahaye gasopo ya nyuma, ngo bitabaye ibyo ngibyo ngo bazabafungisha. Bavandimwe banyarwanda, nta kintu dukwiriye gupfa. Imana ntabwo yapfushije bya burundu. Iki kintu mu cyumve, ntabwo Imana yapfushije bya burundu, iracyafite abahanuzi kandi banyabo. Ndetse n'uyu mwanya murimo muranyumva, nanjye ndi umuhanuzi. Nanjye ndi umuhanuzi, sindimo ndabahanura se, sindimo ndabagira inama. Ubundi umuhanuzi mu Kirundi ni umujyanama, umwunganizi. Nanjye ndimo ndabahanura, nanjye ndimo ndabahanura, ndimo ndabaha impanuro. Rero kubera iyo mpamvu nanjye ndi umuhanuzi. Rero hari abantu bashobora kuza guhaguruka, bagahaguruka bakidumbukiza, bagahaguruka gutera amabuye umukozi w'Imana. Yemwe bantu, imitima yanyu yabaye akahebwe. Mwirinde mutazagibwaho n'umugayo imbere y'Imana, kandi Imana yazabahana cyane. Ikintu numvishe muri ubu buhanuzi nuko Imana yamweretse, yamugendereye, imwereka ibyashoboraga kuba, imwereka ibyashoboraga kuba, ariko irangije iramubwira iti ibyo bintu kubera umugambi wanjye ntabwo bikibaye. Ntabwo bikibaye. Rero hataza kugira umuntu umugerekera waze kumuvugira iby'Imana itamutumye, cyangwa se ngo aze kumuteroriza. Ikintu kiriho ni kimwe, nuko Imana yamweretse ibyagombaga kuba, ariko irangije imubwira ko bitakibaye kubera impamvu yayo n'urukundo ikunda igihugu cy'u Rwanda. Reka mbashimire cyane, mvuge ngo mudukurikirane, ariko mujye mukomeze mutege amatwi kandi muhuguke, mumenye yuko Imana ntiyapfushije burundu, iracyafite abakozi bayo bayivugira ku manywa ndetse na nijoro. Reba ko wakanze subscribe, nusanga utarayikanda nyamuneka ukande. Uyu muhanuzikazi yitwa Solange. Niba ukunze ubu butumwa ukaba unejejwe n'icyo Imana ikoreye igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, kora icyo ugomba gukora kugira ngo dushimire Imana. Murakoze, murakarama, turabakunda, nawe ubutaha.